bitambona ikidege kinini byatari noneho bitavuga ati yewe kumva numva ikintu kiramanutse metansikira ayiwe ibiki bibaye ikibazo cy'amanuka cyita kinyikubitaho byose bisobanana. Yes we. What's good my people? Nizere ko umeze fresh, nizere ko everything is good. I'm back. Nagarutse hano sibyo? Nagarutse tugiye kongera tuyavuge koko. By the way, niba ukiri umuntu mushyashya kuri this YouTube channel, this is Ariela and Arno YouTube channel, and I'm asking you please subscribe. Subscribe, I would regret it. You already know how we're doing it. If you already subscribed, share, like, commenting, wherever you want. Ubundi twebwe dukomeza gukubita ibintu birenze. So nabonye abantu benshi mwaransabye part 2 sibyo? Mwansabye part 2, so this time ngiye kuyibakubita. And this one is gonna be crazy, I'm telling you. This one is crazy. So nturebe video wihagurikira ahangaha sibyo, wowe reba video kugeza irangiye bro, cause it's all gonna be crazy. So mungu mubizi ni part 2 ya video nakoze ubwa mbere. Part 1 is already on our YouTube channel. Niba utarerebye go check it out. Ni akaga, ibibazo, umuruho, umuhuriko, ibintu byose bibaho kuko nahuye nabyo nza kugira ngo ngere hano nyine tu. So part 1 it was about like journey yo mu Rwanda and Tanzania sibyo? Mwarabyumvishe nyine Tanzania ukuntu umutima wanjye wari ugiye kuhapfira sibyo? So part 2 nongeye kubabwira kuva Tanzania nza muri Poland. I don't even know where to start from, but aho twarangije ubushize nayimaje kubabwira ko nayimaje kuva TZ maje kugera mu Rwanda yene tumvuye TZ sibyo? And yeah, so ikintu cyagikuriyeho kwari ukwitegura bisanzwe, ntabwo nari mfite igihe kinini actually, and everything was going fast sibyo? Murabizi nyine mu rugo bavuga ati fata tuno kwari ukugenda ibintu byose umuntu abitegura nyine to sibyo? Unasura abantu baba people bakeya ugenda babwira ati murabeho ndagiye no sibyo? Ubwo nyine abantu umunsi wo kugenda nyine ugeze like as in buri buke ngenda actually buri buke ngenda habaye akantu k'agapari gatoya niyo yabaye nyine urumva bateka n'akanyama nyine kajya baraho kari kubura. So it was good time to enjoy with my family, n'abandi bashuti bari bahari bose dusezera tuvuga ati everyone was saying like good luck out there sibyo? Amahirwe masa, murabizi ibintu byose bavuga. Everything was good by then sibyo? Ibintu byose byari sawa aho ngaho nta kibazo. Umuntu yinjoyinga akora iki nijoro sasa. Nijoro ngiye kuryama agatima karongera karakupita ati izuko ejo nzagenda I mean like ntabwo ndabyumvaga neza, navuga ati wait ejo ngiye kugenda, I mean like like ngiye kuva hano nyine tungende ngiye gutarangara hirya iyo ngiyo ahantu hanazi. Numva nishimye ariko nanone nkumva nyine akantu kandi mu mutima navuga ati mana yanjye wese uko nzapfa ngezeyo, cyangwa se nkavuga ati no nkigerayo bizaba bimeze bite. Urumva nyine igihugu kiri étranger, abantu bari étranger, everything new, kandi kuvuga ati shayo no kambayo birarangiye papa we. Ariko nyine ubwo bw'amahirwe mbone bitotsi ndaryama mu gitondo ko ari gucapurisha fast ibintu byose ubwo byari biri ready kuko nta muntu washakaga gukerererwa. Peri yari kuvuga ati tugomba kugirayo kare, nta bintu byo gukererwa ntaki. Umuntu nyine mu gitondo aka breakfast iki umuntu aritegura and it was time to go. Turagenda nyine uko bisanzwe tujya ku kibuga cy'indege, ndabanza nyine nkora gusezera abantu bose bari baje, abapipo bose bari baje kumerekeza n'iki na famille. Ndavuga ati everyone, I'm gonna miss you all, and yeah, it's time to go. It was starting of my new journey actually.
bwari urugendo rwanjye rushyashya. So ndagenda ninjira mu kibuga cy'indege, baracekinga nk'uko bisanzwe. So ku kibuga cy'indege mu Rwanda byabanje biragorana. Nagezemo imbere, ubwo famiye biba birangiye ntaba bagihari, ariko yene bagumye hanze just in case, mpaka nyine ko twe turi in contact kuri telefone. Ubwo zifone nari mfite ndetse gatoya, kuko mvuze phone mitanibuka. Oh my god. Phone mu Rwanda icyo gihe nari mfite, sibyo? Nari mfite iyi phone nkuko mubibona, Samsung igi yafite ibibazo, batiri ishiramo ibintu byose. Urumva ntabwo nibuka ngo ni Samsung kangahe, LTA ni yaye buriya. Ati sasa ubwo ngiye kugenda arabo, ntabwo nzi ko phone izakora. Ati nkeneye ndi phone, ni agafone gashyashya kabyembyemye. Ubwo nawe mfite ibiceri bikeya, navuga ati ngiye gushaka phone mbere yuko ngenda. Urumva ntabwo wakumva phone nafashe do. Oh my god, XTG bro. Najyanye XTG mu mahanga, niyo na muri phone zose zibaho nagiye ntoragura XTG V12 ni muyizi imwe hanyuma yo hasi. Ubwo nyine ewana nari ndi kugashya mvuga ati ya agafone gashyashya mangiye nta biceri nari nifitiye. Urumva ubukebwa yabunyishe, amafaranga yose umuntu yaspendinze muri TZ ibintu byarabaye so byatara. Urumva ubwo yenda ndavuga ati bya byose nubwo ari XTG ariko ni agafone gashyashya. So muri make yareba phone najyanye i Burayi. Oh my god, izi phone ntago zikora i Burayi bro. Yari n'umuntu uteganya kuza, ariko dai nabonye bazanye teki. Nabonye bazanye tekino waraye. So ubwo nyine kuri phone zawe ati ndaguma in contact. So ngeze hariya ku kibuga cy'indege, sibyo, cyo mu Rwanda, kuri check-in, bari aho bari gukora check-in nyine. Urumva babaza amadokima n'ibiki. Ndaga ati ngewe amagu dokima ndazifite, nta n'ikibazo kabisa. Urumva ndazibereka. Umpipe umwe ahita afata noza admission letter narareba. None se ngiye kwiga? Ndaga ati nsubibona ko ngiye kwiga. Shaba abantu babazi ibi. Ati nse mfite student visa. Urumva mfite dokima zose zerekana ko ngiye kwiga, none se uguri kumbaza iki? Ariko ntabwo namusubije gutyo nyine, ariko nyine mu mutwe nari kugatakose kandi ubusi. Ati hamase ko mbona intake yawe ari mu kwa kabiri 25 ukaba ugiye ubu ngubu already turi mu kwa gatatu, sibyo? Twari rokombyera, icyo gihe hariro 11 no 12 z'ukwa gatatu. I don't remember well actually. Hariro 12, Hariro 12 I guess. Umva no hariro 11 ahubwo hariro 11 nambyuka neza banaciyemo igihe kinini kweri. Urumva none ndabunga ati sasa reba hano kuri visa, aguhaye visa yanjye. Urabona visa igihe nayo nari ryari 24 z'ukwa kabiri. None nari kwita nguruka se mu kirere nk'inyoni. Ntabwo byari gukunda. So rero nagombaga gutegereza reba visa yanjye yaje itinze, nayo mpamvu nyine ngiye ninze. Byansabye kuva muri Tanzania njya mu Rwanda, none nyine mvuye mu Rwanda ngiye kugenda. Ntabwo ngo biri ku making sense neza, ngo talking ahamagara ikigo. Babigize intambara rero. Nawe ati nimero z'ikigo ziriho, you can call them, like abahamagare ubabaze rwose. Yes, urumva ndimo ndakubeshyera iki? Actually uri no kuntinza ngomba kujya kwiga. Ubwo nyine arabanza babiganiraho n'abandi bantu bari aho ngaho, nyuma barandika ndagenda tayari. Utubazo twabiri utangiye kuboneka, ariko nyine ntabwo byatinze cyane. Gusa nuko njye numvaga
dokima zose nzifite baga nimukubita dokima zose ibintu byose birabirangiye. Nako nyine baje kundeka mbere ndagenda urumva nako nyuma baje kundeka ndagenda so umuntu anyura muri process zose anyura mu byuma 500 ukuramo imyenda akuramo ikandara akuramo inkweto ukuramo everything ko njya TZ ntabwo byagoranye sibyo ariko niba ari uko none nari ngiye more abroad sibyo ngiye like muri Europe n'iki Poland no ewan check up bagize check up koko utuvarisi baracubantura byose my god su ibintu nari nizingi twenda twanya neza nipange tuntwanya neza kweki mu bisandaguje ngo yigirayo fungira ku ruhande ongera ubipakire uko yene murabizi uko biba bimeze ku bibuga n'iby'indege abantu mwagiye murabizi so igihe cyo kugenda kiragera ndagenda nyine ndicara kuri airport nari ntegereje kugenda nyine muri salle mutegereje kujyamo uzugiye kujya hanze uragenda ugashaka imyenda yose no ngiye ni ari uko no bwari ubupozompo nabyari ibiki nagiye ni ntambaye nk'ikigori ariko hari hakonje actually mu kwa gatatu hari hakonje ko n'ubundi winti bikirimo tu ibitangiye kugenda igenda gake ariko n'ubundi bikirimo so yavuze ati ndambara bitimba n'ibiki ubwo nicaye aho ngaho ku kibeje mpita n'undi mu baby urumva baby ne twari turi kumwe n'ubundi TZ nese mwibuka ati nawe muntu wenyine nabonye nyine narikonesha yavuga ati nawe waratinze kweri yavuga ati naratinze so turasohoka no ku kibeje turi kugenda nyine na boro hari indege bitambona ikidege kinini byatari no bitavuga ati uri uko ku boro hari ka kadege gatoya nyine twagiyemo muri TZ kagenda gutya gashaka kugwa gafite n'ibintu amababa yenda kuvaho waje ikidege kiri cyo navuga ati no kaba no twagiye bro ngire dasara ati no ziko byabaye ziko umuntu agiye man indege abarini ntukayibona mu kirere yarakanyugunyugu yahagaze imbere gutya ikintu kinini byatari hagati kabaye let's go mwumva turinjira nyine n'iki abantu ndani ncara mfata umwanya wanje nsanga nzi ko bari bumi idirishya none nzi ko mfite idirishya ariko nsanga hayemo umuzungu yahakabye yaga no kuhava tekane kuburana nawe idirishya ryanjye aritwaye ariko ntacyo ariko nta nubwo nta n'ibiryiwe tu nuko nasanze yicaye already arimo arasoma igitabo ntasoma ubwira ati vira mu mwanya hana ati akambyore n'ubundi ndicara nyine abantu umuntu ategereza igihe cyo kugenda barabanza nyine bakakubwira amategeko noneho ahangaho byari indege yari nini byatari inini noneho harimo abantu benshi binjira utwana twirukanka ahantu hose ati we bya bintu nabonaga muri movie uko wagira ngo nembaye nk'umuntu bwa mbere ugiye mu ndege we kandi naragiye muri TZ niyo ko muri TZ kandi akadege gatoya nyine ubona ari utuntu no ni TV indege yo muri tujya muri TZ nta na TV nta na TV kari ariko banga nyine gutya boro mwicaye imbere yawe nyine abayeho TV harimo Netflix harimo izindi site nyine YouTube ku buryo nyine wanashobora kureba wifi irimo everything good nyine mpita nkubita ka message kanyuma abafamiliye ndagati ubu ngubu kabisa we taking off turagurutse turagiye sasa abantu urugendo ruratangiye hano abajene ndiinstara fresh nkuramo inkweto nasigaye nambaye ibirenge nyine ndavuga ati urugendo rwose ni rurerure nari mfite amazi naguze ku kibuga cy'indege oh my god ku kibuga cy'indege ndacyafite amafaranga bangaruriye ni urwibutso rwo mu Rwanda amafaranga niba nzakoze iki nta manyarwanda nyine hano ntagakora ari ndumva ibihumbi 4,500 4,500
no oya nayo mbabeshye 3500 ahubwo naguze agacupa k'amazi sibyo ku kibuga cy'indege ko numvaga inyota inyisha none numva akantu ka panikaje karimo gakeya urumva amazi y'icyatanu bro ntavuze atakose nibi none kari agacupa katanuzuye nkagura icyatanu abayatisha baramenze abantu amazi nagiye nyanywa nyine mu ndege ndavuga ati ubwo nugutegereza ko already bwaye bwamaje kwira hayati nugutegereza kadina bro ntabwo nibuka ibintu baduhaye mu ndege asura tugade gusa nzi ko byari biryoshye bimwe na bimwe ibindi nta munyu nta n'ikirugo umuntu uteka ibiryo ntakiremo ibirungo ibyo biryo si ubukoko baba we gusa harimo ibyari biryoshye akanyama karimo karyoshye ariko ibindi ntabwo ibyo byo mu ndege biryoha wapi bimwe na bimwe biraryoha don't get me wrong sibyo bimwe na bimwe biba biryoshye ariko so ubwo turagenda nyine nkubitamo ka Netflix fata akaringiti nyine buri muntu nijoro bagenda bamuzanira akaringiti bakamuzanira akaringiti bakakwereka ukuntu ushobora no kugira intebe nyine ariko urumva nicaye muri yaranje atari hamwe harya uba ufite nyine hamwe haba ari muri rusange niba ariyo business niba ariyo economic banza ayo economic class ibyo buriya ntabwo bizerega indege bwari ubwa kabiri gigiye so kandi nabwo bwa kabiri ntabwo ndongera kujya mu ndege urumva so none nyine abantu taking off turagenda rwose nashyizemo Netflix ndarangiza ezo na gatatu kaniryamira rwose ndaryama aho nakangukiye nyine twari turi already mu hagati nyine ariko ntabwo nabashaka kureba mu idirishya ariko nkabona wapi people wicaye aho ngaho ku idirishya we nyine arimo arisomera igitabo ari gusoma igitabo nyine ntase sumva yafungura idirishya ndebe shaka kureba hasi ukuntu bimeze cyangwa nirebera ibicu ndebe ibicu ukuntu bimeze ngiye kureba ibicu neza gutya ku ruhande urumva cyangwa nibaza ko si ibicu nashaka kubireba nyine mu gati iki ni igicu abantu mubyibazaho ukavuga ati ariko buriya ibicu bimeze bite ubinyuramo hari umwuka n'ubu ngubu rwose nabinyuzemo ariko ibicu biracyari amayobera kuri njye urumva noneho turajyana nyine igihe kiza kugera noneho tutangiye kugira nyine like mbona ku buryo umupipa yageze afungura idirishya nyine nawe urumva ashaka kureba aho tugeze ariko n'ubundi kuri screen baba bakwereka nyine ati tugeze hano indege iri kugenda mugeze hejuru y'amazi ntabwo ngeze panika kabisa ndi mu ndege mvuga ati wenda ngo turaza kugira ngo ibintu by'ibibazo n'iki hari ikintu kitigeze kinzamo tujya guhaguruka narasenze nyine kugira ngo urugendo rugende neza nyine nsaba Imana kubana nanjye n'iki nkuko nkomeza mbibabwira everything mujye musenga nyine usenge ko Imana idari nta kintu cyakunda so keep it up in mind sibyo ubwo nyine njyewe nta panikaje yo vuga mu ndege ngo birayi bugende gutya ntabwo byeze bicrossing my mind kabisa n'igihe indege yageze hari ukuntu igera ikagira amasekuse igatangira kubyina trending ni chabalama urumva none ngeze aho mbona twageze aho boro nyine ku buryo narebaga mu idirishya nyine nkabona nyine amazu ibiki byose ko tugiye kuhagera ndebye kuri map nyine mbona twageze turi kugera nyine Amsterdam mu Buholandi nyine ubwo niho indege yari kunsiga mva mu Buholandi fata indi ndege inyerekeza muri Poland nuko nyine turagenda turahagera baduhereje na breakfast of course wapi ndabyibutse nta breakfast baduhaye kandi hari mu rukera cyakoze baduhaye akaji ako nta breakfast KLM niyo nagiye nayo ubwo mise bakuraho inota gute mudatanga breakfast mu gitondo
umuntu afite inyota inzara kuki mutama ya breakfast izo nota byabo ndari bajyanye. So umuntu nyine twagezeho muri Amsterdam turaparkinga haye mu rukerero kuboro haye nka saa 11 gutyo n'igice nyine tu kandi ababoro no icyo gihe babukije mu Rwanda inyoni ziba zitangiye kuririmba mubyuke urumva hatangiye no kubona nyine mukuntu ariko haye mu rucyane iki. So tuvamo nyine mu ndege turagenda tujya none gukora check up nyine barongera bacheckinga n'iki. So ageze ku kibuga Yesu we bega ikibuga kinini we Amsterdam mu kibuga kinini cyo mu Burani papa we navuze ati no ndamenya njye narakwiye indege ndeba ahantu ngomba kuba ndi butegereze indege iri bunjyane muri Poland ndeba n'ahantu ndi none ahantu mviriyemo ati shano Chesto mwene Petero ndatakaye baba we navuze ati subandagira gute no nta muntu nawe ufite ndi kumwe nawe nta muntu wo kubaza ibintu byose mbona ntangiye kubona abantu bose bagenda fast bihuta ibintu bitandukanye ubwo bwari ubwo bwa mbere nkandagishe ikirenge cyanjye ku butaka bwo hanze ngo nyine mu Buholandi tari narageze so sinavuga ko nageze igihugu nagenze no mu Buholandi ariko koko urumva noneho mbona ibintu byaho nyine ni fast mu Rwanda ntabwo nshatse kubigira ariko abantu bagenda gacya nyine ubona ibintu ariko ubonaga umuntu wese nyuro okay ntaje nanye mfite cyo guta ikiza nuko amavarizi manini yasigaraga mu ndege nyine tu yasigaraga mu ndege mwari wayasangaga mu yindi ndege uri bufate nyine tu already bikoraga nyine nari mfite akavarizi kanjye gatoya hamwe n'inoza nyine tu na bag ibya mbyibuka baza ari ibyo ngibyo oya actually nari mfite bag yonyine wana ko najya amavarizi manini abiri yose yari ari muri noze. So nabaga okay reka tugende sasa ikintu nari ndi kureba kwitike ndege nabonaga address mbyita address mbyite like ahantu agomba kujya nyine tu ndabyanditseho nyine ndagenda nsoma bro wagira ngo nari ndi umuntu w'umunyaburayi kabisa umuntu usanzwe ukora ingendo naragendaga nta n'umuntu igeze mbaza ntaki ndagenda rwose n'ama confidence menshi cyane atagira n'umuntu nanyuzamo ijisho atagira n'umuntu utangira guhagarika abona nazubaye n'iki naragenze nk'iminota 30 bro kugira ngera ikibuga cy'indege bari kinini cyaho kinini ariko ndakubwiye ukamanuka ukongera ukazamuka ukongera ukamanuka ugatamika inzira zose zibaho nyine tu ndagenda nyine ngera ahantu nyine ndi bufatira indege nyine tu ngira boro ndi bufatira indege uko nyine mbere yuko ugera ugomba gukora none check up sibyo tujya ku murongo nyine w'ama check up n'iki sasa ibintu byambayeho tezo ku murongo ngezweho nyine urumva ugiye kwerekana passport nawe ukayerekana visa nyine n'iki batafungura bari muri visa abo kuri passport n'iki atavuga okay ngo turebe amadokima nari nitwaje rwose ambaza ugiye he ikibazo cya mbere yambaje mbere uko nambaza muri nose shabe yabisekeje ukuntu muri visa yabyanditsemo ko mfite visa ya Polonye itike yanjye indege yerekana ko ngiye muri Polonye ngo ugiye he ati ngiye muri Poland okay muri Polonye ngo zana amadokima tangira nyinda muhereza dokima zose zibaho n'izitabaho nazimutereka imbere ati ibintu byose ukeneye ngibyo ibintu byose ukeneye birimo aho ngaho okay muraviramo mu kiye gihugu mu mujyi ati itike yanjye nabona ko ngiye muri Gdansk niho ndi like niho ku kibuga cy'indege cya Polonye ndi buvira ngo kubera iki muri Gdansk ati kwa ko nyine ariho hafi nyine ndi buviremo ishuri ryawe riri muri Bydgoszcz so riri mu wundi mujyi
nanga ateri mundi mugi ariko nyine twafashe itike twabonye niyo izaviramo muri Gdansk nyine tu niyo mpamvu nese nko mbonanga igihe cyo kwiga ngo cyarangiye azina like igihe cyo gutangira kwiga ko cyatangiye ubu ngubu akaba ari bwo ugiye nambwa ati ya kubera ko yene nibwo nabonye visa subona ko natinze kubona visa se natinze kubona visa kandi nahindi muri Tanzania kuri embassy bantinze kuma visa so none kubigenza gute niyo mpamvu ngo bari nibwo ngiye kugenda ngo ubwo nibazaga impamvu noneho ngiye bangezo ibintu bigatangira noneho sasa kuzamba ko abandi bantu bose barebaga muri noza gusa muri passport yabo bakabona visa bakatavuga ati mukomeze rero no ati kandi ibi ni ibiki ubwo byayimaje kuba saa moya gutyo nyine tu saa moya n'iki mfite indege ya saa 3 n'igice aho saa moya n'igice zirageze iyo no batangiye kumpagarika hato no nimbura indi ndege no ndasigara no ndagati no kambayo usi ndi ndege nigenda iyi ndege ninsiga no ndabigenza gute mu mutwe no hati kana no bira ngiye kubona numva itsambwe ati ngo ndi ukenere kumeza fingerprint hati bini bikino no kandi fingerprint ntabwo ndi ujye kuburana nashaje mu mutwe ariko kwe kino nayanyatse ngiye abandi bose abarese bagatambuka hati iyi nyatsi no kandi ni yahe byose byari good bigeze muri Amsterdam bitangira gupfa dodo yabana hati okay namukubita mu mweza fingerprint niki none atambwira ati ahamagara undi mu bana ba security baba bari guceka ku kigo cyane sinzi ko nabita ba security bodyguard ibintu nk'ibyo nyine tu urumva ati sasa atamubwira nyine sinzi ibintu yamwongoreye undi nawe atazarira muri passport atayifunga ati ngo turi bukenere kuvamo ugiye ku ruhande buvuye mu murongo ujya ku ruhande gatoya hati wiki hati wiki va mu murongo ati ngo ntabwo uri kumva ibintu ngo turi kukubwira ngo va ku murongo jya hariya buvuye mu kuruhande gatoya ari ibintu ukeneye gucekinga ati ni ibikino no kabyara ukabamva mu murongo bamagaze ku ruhande agwayemo n'undi mwirabura sinshatse ku implementing ikintu cyari kimwe gusa undi mwirabura nawe wari urimo basambwa ati nawe buvuyemo ko turakekwa urumva ngo yenda ndavuga atako si ibi ni ibikino nawe kunuza kwisaha avuga ati mana saa 2 zirageze bamfite isaha imwe n'icusi ibintu biratwaye ikintu baratuzanye hahayemo n'abandi bantu babashinwa nabo bari barimo nabo babavanyemo n'abahinde nabo bari barimo nabo babavanyemo ku murongo hagati none ndapfuye singaho ndi so bansubije none burundu birarangiye none ndavuga ati none ibi ni ibiki ariko nkavuga ati ngiye numvaga ndi safe nawe ati ariko ngiye mfite dokima zanjye ibintu byose proof zose nta kintu na kimwe ndi kubura numvaga ndavuga ati ibintu I'm safe ariko uko igihe kigenda umuntu aratangira kwibaza zo baradufasha batujyanye mu kantu kumba gutya ku ruhande baravuga ati mwicare mu mutegereje hati none ibi ni ibicyoka byara okay turicaye turategereza babangiza bavuga ati ngangwe ino nawe turagenda ndicara ndi kumwe nabo batangira bambaza ibibazo byinshi kuki watinze ugiye kwiga ibiki ndabasobanura ati rwose ngiye kwiga business muri economy ibintu nk'ibyo atugiye kwiga mu akanga bandi ibibazo ukibasa ibibazo n'iby'iki mu by'ukuri ngo tugiye gukenera guhamagara ku kigo cyawe kugira ngo tumekinge sure ko ugiye kwiga ngo niba ikigo cyawe ngo kiri mu mujyi umwe ukaba ugiye kuvira mu wundi mujyi ngo ntabwo twakizana neza ko kariho ugiye hatabano VIP zanagati rwose nimero ngizi niba ari director niba ari wahehe niba ari nusha guhamagara washinze ikigo wacyubatse byose
gusa ngiye mfite indege mu kanya ya 3:30 n'igice, so ntabwo ndi buri ndege yanjye hejuru y'ibintu bintu, ntabwo ndi kumva impamvu actually mu magayitse. Naye babwiye rwose hagati, I really don't see any reason why you muri kumbwira ngo singere kubera iki si byose ndagatoke muhamagare erega barahamagara ahubwo tuzikiri bibayeseriye ati shuhu na nizere ikigo kitari bunyihakane kandi aciye iminota byemaje kuba 3:00 already. Ati nubwo nyine abantu ntago mbizi n'abari bunegende ndege ni abari bunsubize ni abari bugende bite kuri muri ndege yine kwene karakabaye abantu nyuma yene cyakabaye baza kundeka gatoke ibintu byose dusanze ngo barakonfirminze kuri umu student wabo bavuze ko nubwo intake already igihe cyo gutanya cyatanye nta kibazo mushaka kuza. Tabaye kose mwigiraga ibiki, so mitamfata boro zanjye nyine ndagati mumereza ibintu cyane ngo ngaho ngo mutwihangane ariko abazungu mana we ngo mutwihanganire for inconvenience kuba habayemo kabazo ngo bla 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 bla. Sinjabonye mbava mu maso ndagenda ndigendera. Okay, mitangire ndajya ku kigo cy'indege sasa nsotse hanze sasa ye papa we tora ubukonje nono ndavuga ati ibi ni ibikise kandi bwawe cyo bwose bwagiye burundu. Ndavuga ati aha so twatangiye kugera mu ntuzi, twageze mu gihe cy'ubukonje nono sasa. Okay, mu gihugu gikonje nyine n'iki so mpita ninja ndeye mbona nakadege gatwana none kurumva nyine kuva Amsterdam cyazango kari gato nkako muri nuza nkako muri TZ ariko kari gato n'ubundi akadege hati ya baba we unanone kandi ubu nukugenda mu niso dese urumva ubwo nyine mpita ninja nyine mu ndege abantu ntago byari butinde amasaha nyine ntago ari kure cyane uva Amsterdam n'indege uva Amsterdam ugenda muri nuza lakazi mu Holandi ujya Poland ntago ari kure cyane nyine tu umva no nyine ubwo ewana aho ngaho at least baduhaye ka breakfast ndagafata nyine turagenda nyine tugera Poland aho twageze muri Pologne muvemo n'iki mu rugenda mufata amabage turagenda abangeze muri Poland uko hakundi nugera abo ukahita wumva nta hashyashye n'ibintu byose n'ibishyashya haratamanya data oderi yaho ni nshyashya ibintu byose bishyashya umva ahantu hatuje. Ntangiye kureba ibintu byanditse nyine ahantu hose igipolishi wenda nuko ntaragera hanze neza cyangwa ngere muri airport in the middle wenda hari ahantu hari icyongereza shikwidata ati no ya ndava mu ndi mukabyara nari njya gufata amavarize mu gihe ngiye gusohoka nyine urumva ufata varize ugasohoka nta n'ikindi kintu ahubwo noneho ngeze ngiye gusohoka nyine muri check out umugabo wari abarambwira ati ngo wowe uretse kugenda ngo zana amavarize yawe hano hatako se ibi bintu koko biri kumbaho ni ibiki ati oya ngo zana ngo ukuntu yavuze ngo for some kind of people like you we have to check. Can you imagine bro umunsi wa mbere gikarengera muri Poland umuntu wa mbere wamvugisha iriya nta magambo yambwiye ntabwo ushatse kuvuga iki ko umuntu nkanjye ugomba gucekinga uracyase ko mfite ibiyobyabwenge urakeka ko nzanye iki bro abandi bantu bose rwose nta nace banyuraga muri kiriya kimashini nyine azeni hari unyuramo nyine wakuyemo tubage bafata varize zabo bagakomeza ngewe batamubwira ati ngo buje ku ruhande ngufata varize yawe wishyira mu cyuma ngo tugiye kuramo imbere nyakaviza ngo zana passport yawe ngo rwose ngo ndi interesting yo kureba passport ngo yo muri icyo gihugu cyawe ngo mu Rwanda tangira kuvuga bla bla ibintu byinshi nambwa ati wandeka se nkagenda
ko actually abantu bagomba bari kumfate bahageze hari ikintu kidasanzwe ubonye mfite ngo it's so good ngo wakomeza njya ku kibuga cy'indege ubwo hari umupipo wagomba kuza kumfata umupipo yino waranamfashije mu kuza n'iki ubwo njyewe nari nzi ko ahari already ndamurira mu kibuga cy'indege mbona nta muntu uhari okay ndicara so kuri XTG yajya nk'uko mubizi rezo ibivuyeho okay ko mutipe yambwiye ati wowe nugera ku kibuga cy'indege witugura like noza sim card yanga uyikure uyishyiremo hanyuma nyine tuze kureba nyine like kugira ngo ubonereze kuko sim card yo mu Rwanda ntagira bigikora okay ndagenda rwose njya mu tuduka twaho ngaho se muvuga icyongereza wapi bandeba gutya ngo okay ati nta mutwe rwose mfite aho kujya gusobanura mpita njya mu rindi to speak English no wagira ngo barashonje cyangwa ukuntu bari bameze expression yabo wagira ngo bari bamaze nk'imyaka 100 batarya hasi nuko ari njye uri kubabaza ngize imana kandi gashepu nagiyemo nsangayemo nyine umuntu w'umutini nyine ati bya byose yazicyeza do speak English little bit ashega cyane okay ndashaka kugura sim card nshyashya n'iki wambwira mu sim card hano ukuntu yemeze n'iki niye wandi commenting n'iki ngiyi ngo niyo nziza sha sim card yamaye baba we bega sim card yofu rwose nawe gato okay and ntabwo nzi n'amafaranga nishyuye ariyo ya nyayo y'abatarameze ntabyo nzi abana nyine urumva nk'umuntu umururu nyine ukigera hanze n'iki abana namwishyura nyine nishyira muri XTG yanjye rwose nk'uko bisanzwe wapi nta connection nawe ati no uraho ndahavane cyazi nkazanzamura gutya nshaka rezo gake iraboneka mitanakira umutipe ndamazi sasa njye nageze ku kibuga cy'indege ndi ku kibuga cy'indege cyanga ariko nyine kuza mu mujyi nyine like uraza kumfata yemeze bite tipe atambwiye ati ukuntu rero bimeze ntawe ndi ubashe kuza kugufata ye baba we ati none se kuko njyewe twari twapanze ko uzaza kumfata ntago nzi rwose hano ntago mbizi ntago nzi gutega nta kintu na kimwe nzi nyine mfite ibivarize bibiri ndaho ngaho bana none ibi ni ibiki koko ndi mu mujyi umwe ngomba kuva mu mujyi umwe njya mu wundi mujyi kandi shana bari kure ntago ari nko mu Rwanda uvuga ngo uvuye ngo hano ujye za Musanze byose ni ibiki aho ni hafi umva ngo uvuye Kigali ngo ugiye Musanze bari kure byatayase n'abato ndamenya ntegiki ati ngo nyine ngo mfite nagize akazi kenshi banze kundekura ngo nta kuntu nshobora kuza kugufata ngo ndagenda oh my god uragenda nk'uguidinga ngo ku buryo uri wagereye nta kibazo we ntugire ikibazo yes we ati guiding akazambwira ati ngo uri kubona ngo ahantu ngo hari bisi ngo ati bro ntacyo ndi kubona rwose wimbwira ndi kubona ati sasa wembwira ati ukuntu ikigo kine cyane sukizi ati ntago nyizi cyane ariko ndagereza mufasha ati obsishoboka uri bufate taxi kuva ku kibuga cy'indege ikujyane kuri train station kuko nagomba gutega train mva muri uwo mujyi njya mu wundi ati taxi amafaranga iri guca amafaranga menshi nyine tu nicyo kibazo yaba byakundaga na connection kabivuyeho nkicara mu njyanga ategereza ngo isubire mu mana ati ibi ni ibiki koko Samsung yanjyeyo byari ibindi rero nta nubwo yari ikiri no kwaka niba yarakonje kati simba burundu ubwo XTG rero nkomeza trying ubwo kandi ubukonje buri kumubita nubwo nari ndimo imbere ariko n'ubundi yari akonje abantu bro hata noneho kambayeho abati nose nta kuntu ndi kubona ahantu haparitse amabisi ntago nzi niba ariyo nyayo nta kuntu we wambwira
wenda nkazangenda nkufotorera nkwereka like ahantu ngeze nyine ku buryo uri bumbwira ati virama aho ngaho, cyangwa zankubwira ati ku cyapa tugeze kuri kino cyapa virama, ati ntabwo byakunda cyane cyane ko urabona ko na connection zacu ntabwo, kandi nanjye ndi mu kazi ubu ngubu, nari nsohotseho gatoya ngomba gusubira mu kazi, ati no reka njye gufata bisi, reka mfate taxi nyine, nta bundi buryo, ntabwo nari kubasha kujya kuri ya na train station, najya kuri taxi. Uwo muntu w'umu taximan yari umusaza, se ucyongereza ati wapi nta cyongereza, naho ati umutipe atambwira ati we mwandikire ko ushaka kujya hano hantu, arahita abimenya nyine ndamwereka ati njyana kuri train station nyine ngo Africa, from Africa, naho ati yego rwose ndi uwo muri Africa, ariko wambabara ukamvana hano nkagenda muri train station, ibyo kumbaza ngo Africa, bazi ko Africa ari igihugu kimwe nyine, as in like mana yanjye bro. Umusaza abagiye muri taxi, se ndishyura ngaye ngo hoya ngo kilomita kazanyereka kilomita, nawe ati bya byose ushize kuvuga ko iri bubare ku birometero, yaranzengurukije. Ubu ngubu nyine noneho ndi muri Gdanski, ubu noneho nibwo mbizi nyine as in like ubu noneho nibwo namenye ko umusaza yarahanyibye ko yarazenguruka uburyo hose arazenguruka, ubwo nyine hari akamashini mu modoka imbere kagenda kerekana amafaranga ageze ubwo amafaranga twari twa predictinze ko byuza ariyo ndi bwishyure, wapi yari yareze cyane, hagati uko nyine hagati ngaya niyo mafaranga, akagera muri feruje akahita ahagarara ntazimye nuza ntayahagarike nyine, igakomeza akazajya agenda gake muri feruje gake bro. Yaramfatiranye nyine ubu nyine naje kubisubiza inyuma nyine ndabibona ubwo nyine abandiye amafaranga wa mbere, abandiye amafaranga bro, nawe ati ibi ntabyo kabisa, hagati train station iri aho ngaho, nawe ati se wanyereka inzira nyuramo, ngo sorry no English, avanamo mu bag yanjye ansiga aho ngaho hanze, abarakomeje ati mana none ndamenya njyaye none uko gusiga umuryango imbere ku muryango, ugomba kumanukamo hasi, urumva ko byari kumanuka hasi nyine ukinjira muri train station, aba ari nini nyine ari none yari no muri cave, none ndagatisha ibintu bikiko, hasi ndamenya njyaye, ndamenya mfatire none ngeze muri cave, none rezo n'ebi video burundu umutipe tuba turostinze contact, none hatangiye gukonja, we nawe ati ibi ni ibiki, shaba umujinya waranyishe, nawe ati ibi ni ibiki koko, kuko ibintu bitanyorohera kuko bo ndagatoke kabyibuze, negeze ko ndebe ko akanseho kakazaho gatoya, aho kaze nkata nanjye mutima ati sasa nageze kuri train station, ndi muri cave, ariko ntago nzi ngo ndagira bitcoin gute, sinzi ngo niye bagurira amatike, hamwe atagushaka kwigura online, gusa ati ntago mbize online kabisa. Hamwe ati so hari icyuma aho ngaho, ngo hari icyuma cy'umutuku, ngo yegende ugishaka wabona, bya byose kirahari, noneho uri umpamagare turebe ukuntu twagura itike. Oh my god. Ubwo nyine nikoreye ibikapu, nikoreye amavarize abiri angana nk'umusozi, ndi kugenda ndabangana none abantu bose bari kundeba, navuga ati ibi ni ibiki none, nanyura ku bantu bakata bahwihwisa, navuga ati none se abana ubwa mbere babonye umwirabura, none abantu bose bavuga ikirimi ntazi, nkumva ikirimi ntazi, ntashaka gusoma ahantu wapi, ngeze kuri icyo cyuma avuga ati noneho ngo reba ahantu, ngo ahantu ho guhindura ushyira mu cyongereza, navuga ati bro ndi kubona kabisa, nkatunura ariko data ati nta hantu ho guhindura, biri mu giporishi, igiporishi ikijamani n'ikirusi, nizo ndimi zone zero, nta cyongereza mbona pe, ngo ntabwo bishoboka, ngo ibyuma byose bigira icyongereza. Rero noneho ngende ubwo inyuma yanjye hari abantu bari ku murongo, ubwo inyuma yanjye hari umukobwa
ata amara ngo ushobora kuva mu nzira ngo tukagura amatike niba utazi ibyo uri gukora. Namwe ahubwo se ntago wamfasha kugura itike ko njyewe ntago mbizi ndi mushyashya hano niki. Yazi icyongereza nawe gatakwingiza Imana umuntu uzi icyongereza nawe gati ese ahubwo ntiwamfasha kugira ngo byihute mve hano nawe ubone umwanya. Ngo I'm sorry ngo nanjye n'ubwa mbere ngeze muri uyu mujyi ngo ntagomba muri uyu mujyi ariko njye nkeneye kugura itike cyane. Ngo niba utabizi ngo uva mu nzira. Abantu bose bari kureba gutya batangiye guyusa nawe ataha reka mve mu nzira ndabata namwe bitanga. Ubwo mba mvuyeho nyine konesi birongera agiye umutipe no turaburanye burundu. No sineye kubigenza gute ntaragaze nyine. No navuga ati sibi ni ibiki usenda bigenza gute usenda kora iki. Bese byose birancanga mbore pfa na ruguru. Sha nari meze nk'umuntu uteye agahinda. Ndi kureba nka mbega urubwa se usenda bigenza gute buse. Nkakomeza nzenguruka muri iyo cave ndeba ko wenda nabona hazambaza nabona umuntu unyuzo wenda umuntu usa nk'ari umujene nkavuga ati bya byose umujene ashobora kuba azi icyongereza speak English bakanyuraho nta n'umusubiza nta n'undeba ntaki. Eswe connection yavuyeho burundu navuga ati nta kundi hasi umutipe kweri kuki ataje kumfata koko ko nzi ko ari buze yine wenda biri bunyorohere n'iki wapi. Nagumye nihagarara aho ngaho nyine ndenda negama ku gikuta mbese no ngiye kuba umuhomeless burundu ariko ngezanga. Agatipe kari ku igare kagumye kanyitegereza aje ku igare nyine aranyegera ngo hayi. Yagumye andeba ariko nawe uri guscanning nyine situation iri kujya mbere ukabona uko nararangatana amaye nka data Kinyarwanda kiraza ko nakomezaga ndeba nyine mu bantu bose nkazambona kariko kanco bakaraje ngo bite so ati no usumwe scroll si bagiye kujya scroll koko ngo nagumye nkureba ngo bisa nkaho ngo ufite ikibazo ngo nta gufasha wenda ngo don't worry ngo nta kibazo ngo ntugire ikibazo nta kintu ndi bugutware ngo just that ngo ndi kubona nyine urahagaze gutyo umeze nkaho nyine ufite ikibazo ngo nagufasha wenda hari ikintu nagufashaho. So uyu muntu kamubwire gusa ati nshaka kujya mu wundi mujyi actually nshaka kujya muri Bitcoin ariko ntabwo nzi ukuntu natega nyine tu kiraje atambaza nese nta muntu wundi ugufasha ati nyine ndi hano njyenyine nta muntu umfasha atangira ati cya cyuma se ati cyane nawe nzi kugikoresha niki ariko nshobora ngo kukugura itike ya train online noneho uri buma amafaranga nyine tu ngenda yigura nkoresha amafaranga yanjye noneho nkugura itike kugira ngo ujye kuri train noneho wowe uri bumeze cash. Ibaza ariko bakubwiye gutyo ndodi gukigera mu gihugu ayatacha baye zako we. Hapana sikiliza mzee udashaka kunyeskroka wowe ati aya wapi nacho nagoma negereza umara umuntu actually we turi muri contact simbize ibintu uri kubwa ntaho mbyumva neza ati wapi no thanks warukoze ariko ati oya ngo wigira ikibazo ngo ndabizi ufite ngo doubts zawe ngako I just want to help njye ndashaka kugufasha yene tuko nabona gusa nk'umuntu cyane gufasha ati se nakwiza gute kuri utari kumbeshya ngo ndabikwereka turabikorana hano rwose turabikorana ntabwo nshaka kwiba rwose wapi njye nshaka kugufasha ntabwo ndi bukubwiye ngo amafaranga atariyo ndakwereka amafaranga nishyuye byose aba ariyo nawe unsubiza. Ati sawa ngaho turi kumwana anyereka babigenza gutya agura itike ngati meze mere yawe nkoreze itike itike aba ariyo uza kwereka yene muri train tu nyine arayinmeze mere arayinyoherereza atangata amafaranga nishyuye rero yose hamwe nayangaya nakuguriye itike ihendutse kwa ko uri umunyeshuri na wambwe kuri umunyeshuri so nta kibazo ntago bari nta kintu bari bukubwiye nyine tu weho bereke nyine ko uri umunyeshuri n'iki hagatawe Imana mugira neza muheza amafaranga nyine ahwanye nawe yari yansabye nawe yari yishyuye ku itike atavuga ati nkwifurije
all the best kabisa. Ngo nabaza nase wanyesa ndi buje ndi buje gufatira itike ko ndi buje gufatira train ntabwo nzi. Aravuga ati okay actually naye ngomba kugenda mfite kugenda ngo ariko ngo zamuka wa boro uratubona nyine uhagarare uzamuka escalier uhita uhagarara nyine train iri wagusanga ngo ndakeka ari aho ngaho abaragiye. Ubwo nanjye ndamufata amavarisi ndagenda ndihuta ko nabonye itike yari yanguriye yari iri bugendere right now nyine tu. Ati nta mwanya mfite wo gutegereza. Ndamufata amavarisi yanjye ndazamuka bandageze nyine ndahagarara sasa. Izimana connection biragarutse. Wa mutipe nsanga yene yandikiye ngo bimeze biti. Ndamubwira ati sasa nagize Imana mbona umuntu mfasha angura itike. Dore mfite itike y'indege. Atavuga ati okay mureka mucekingire hano nshobora kwita mbona train yawe aho uri bagara ibintu byose nshobora kucekinga online. Aramerera atamubwira ati wamfotore ahantu hagaze. Ndamufotora nyine byose namwereka. Ngo atamubwira ati bro nguhagaze ahantu hatariho ngo kandi train yawe ubu tuvugana igiye kwita ihaguruka. Uhagaze ahantu hatari urajya guhagarara kuri side ikurikira ye baba bwe. Ndavuga ati so mutipe ngo yangumva ibyo ndi kukubwira. Vaho ngaho umanuke ugende uhagarare kuri nuza nyine habari amanimero uhagarare kuri nimero ya kabiri. Uhagaze kuri nimero ya mbere kandi train yawe ubu tuvugana ihagaze kuri nimero ya kabiri. Yesu we ati kandi amasaha yageze igiye kwita igenda nigusiga birangiye urahita uruzinga tike yawe. Yesu we dore panikage pita jya kugura amavarisi byari bikiri mu mitsi nyabyimba none ndamanuka kandi nshaka kumanuka amasikariye ndamanuka ngenda nirukanga amavarisi none nambaye bitimba nenda kugwa iki abantu bose bagati umuntu nabaye mita nyine nzamukira handi aboro nyine kuri nimero ya mbere banayibonye ndugurutse mbona train iracyahagaze. Itangiye kuvuza amafirimbi nyine bivuga ati twagiye baba we mpita mfata tapirura bitazavuga ngo tapirura kubera ko none nagiyeho nirukaga n'iki amavarisi ajyaho nabi birongeye biramanutse byose biramanuka byikubita hasi bisubira hasi. Ubwo nanjye naguyemo aho ngaho abantu bari kundeba shaho baransetse shaho nta n'umuntu waje ngo amfata amavarisi byibuze ayanterurire n'iki reka nta muntu ubu kwitayeho cyane none umwirabura abantu bita bipfira ku mirari byose bumira ku mirari. Mpita nsubira hasi nongera njya gufata amavarisi yanjye ndaza mpita mvuga ati byo kugenda kuri tapirura ntabyo. Mpita nongera ndabyimba nzamuka escalier nirukana train ubwo none neza abantu umuntu nyine ucekinga amatike ari kureba nyine ko abantu bose binjiye aravuga ati twagiye nzanirukana metamwereka ati bitkosh igiye bitkosh ahita avuze filime baba we nabizi icyunzwe shaha hari hakoje ariko nabizi icyunzwe ati sha atahagarara ngo you're lucky man, you're so lucky. Kwa tugiye warubuze neza. Ati reba ahantu wicara ari wose ntaribi. Wene mitanye ndicara. Ranje ndicara ine ahantu mfata ndabana bateka manze nduhuke ndi kwahagira ndahagira. Mwamva isi natetse mu nzira tambwa ati umuntu ni uceka mutike yaza ngo turebe tijyawe ndayimwekeye nasikanya n'ikingo ke so good. Yakindi amavarisi yazamure hejuru yazamure ngo ntago hasiga mu nzira abantu ntago babona abantu banyura. Ubwo nyine imbaraga zawe zacitse narushye inkweto ziri kundya none ewansha numva isese mu mujinya mvuga ati ni ibiki biri kuba on guard ntago ibintu byagenda safe. Ubwo mpita mfata advice ya mbere nyinaga hejuru iya kabiri nayo nyinaga hejuru. Sasa intege zawe zitangiye kunshikana advice ya kabiri ndayisunike ko ntiyajyamo neza isa nkifashe nkisigaye nayisunitse ariko sinayisunika neza mpita nicarira. Mu kwicara ugivarisi kumbe uko train igenda akavarisi kari kugenda kamanuka gake gake. Ubwo njyewe nicaye ndahagira ndi gushaka gufata kuka n'iki yewe kumva numva ikintu kiramanutse metansikira ayiwe ndi biki bibaye ikibazo cy'amanuka cyita kinyuye ku bitabo byose bisobanana. Yesu we
umutwe wese tsikamera neza ewan narikanze shaho rebye inyuma mbona shaho barimo baranseka Ivarese yagiye imanuka gake bari kubireba nta n'umuntu waje ambwira ati ngo Ivarese yaboreka reka ahubwo narahindukiye mbona bari guseka sha abazungu wowe Tananya ndafata ndagisunika cyane nyine none ndicara ndategerezwa hene turagenda umutipe arambwira ati atanyereza ama screenshot aravuga ati ugende ureba hejuru abanditso kuri train nyine hejuru bagenda bababwira ahantu mugeze ugende nyine usoma uri buviremo kuri iki cyapa ube ready nyine kuko nutavamo nta zihagarara iminota mike zitazikomeza ngo zihagarara zifata abantu zitazikomeza. Okay, ndicara ndareba mbona mfite kugenda isaha imwe ni amasaha abiri I guess amasaha abiri na train. Okay, ko umunaniro n'iki wana gatotsi kaba karantwasha mba ndasinziriye ndasiza ko niciye tugeze numva batanze itangazo mu gipolisi ati karabaye none ndapfuye nta wundi muntu wo kubaza ntaki ndavuga ati mana wese ubu ntibandengeje niki niko nasonye mbona ngo next stop ntago byari byanditse mu cyongereza ngo next stop ni mu giporoye ariko mbona nzo bitcoin governor ndavuga ati aho songera nibuka mu bitcoin ati bya byose ndavira amato yabandi train iragenda hageze nyine yahageze noneho bata siko narebye mu idirishya nyine mitambona uwo mutipe nabati nahanga ndafata amavarize yanjye nyine ndasohoka ndambwira ati wabikoze noneho wanca abati byemeze bitaga ati mbabarira urugendo rwanjye rwose nta ushobora kwimagine ibintu byambaye ati cyaze bro I'm really sorry kabisa nabaye stuck nakazi nabuze ukuntu nza kugufata nyine tu so I'm really sorry bihangane niki ati ntari bitunda byumva yene basi hano ntago bavuga icyongereza ngo wapi kubaza umuntu niyo baba bakizi azakubwira ati ntacyaza kandi abikubwira mu cyongereza ati it's better kugira ntugire umuntu baza rwose kuko hano ntago aba ari fresh abantu cyari kumwe n'undi mutipe wiwe baza nyine baramfata abana baranjyana nyine tu hostel nyine nagombaga kubamo y'ikigo nyine aho ati sasa tugiye kukujyana nyine ariko ntago ndi bwinjiremo imbere wowe ugende kuri reception ubabwire ko uje kwiga ubereke n'amadokima n'iki ubundi ngende buze kugaruka nyuma nyine ndi bugaruke nyuma ngufashe nyine tujye guhaha n'iki byari bwije already byabaye saa 12 saa moya iyo byageze ayo masaha babwije abantu ati none se ntago waza ukabasobanurira wenda tukababwira n'iki ndababwira ikize wewe ntugire ikibazo wowe genda wowe ubereke dokima ubwire ko uje kwiga n'iki barahita bakureka ntarebe okay kagende nasi nabigira ubwo nyine mbadagiye ndinjira nyine bansize aho ngaho nyine n'iki ati se ntabwo nzi icyo ndibuvuge buse okay ndinjira ariko babonye ko mfite amavarisi harimo umukecuru ukora kuri reception nta cyongereza yarazi new student gusa new student ati speak Polish yabivuze mu gipolonye yabimbaje mu gipolonye ati nta gipolish nzi rwose. Okay, mbwira amazina yawe name ndamubwira arareba kuri liste nkomeza passport ndamuheza passport arareba ngo wapi ngo ntago uri kuri liste y'abantu bagomba kwama atakoze mwaba bareko kuko nabandi byinshi already you're joking right like what do you mean ntawe ni kuri liste kandi ngiye mfite accommodation letter yene ni leta ikwemera ko ufite ahantu ho kuba nyine ikwemera ko you are allowed kuba muri hostel nabwo ati dore ngiya leta inyemerera kuba muri hostel none uri kumva ko nari kuri liste gute ngo bakore bookings mbaza mutipe se wakoze booking yanjye ubabwiye nzaze ngo yango narayikoze ariko naho mbiza ariko bari kumbwira ngo ntago nemerewe kwa hano ngo ngomba gushaka handi hantu ho kuba bro uno bugeze bwije nawe ati akose ibi ni ibiki koko
Nambwira ariko ndedo mfite document zanjye zose mwereka document nzaje kwiga rwose uzi nta wundi muntu nzi namuse mushyira muri translate nambwira nta muntu nzi hano nta mufamily mfite hano nta hantu mfite ukuntu si ukumbwira ngo nsohoke ngende njye kuba hekwe. Iyi niyo hostel narinzi none se niyo ntari kuri liste ntago byuzo wareka nkararanga muri no joro njyame hano ubundi niba bidakunda yene wenda ejo nzasohoke iyo booking niba itarakozwe ikorwe ubundi ngaruke nose ubungubu se kumbwira ngende nta handi hantu mfite ho kujya ese ndarara ngo ushobora kubona hotel agatakose ibi ni ibiki ko ntamwake se iyi kari hostel mfite nta abagati ngo okay ngo I'll make a call. Abasinzo umunani yahamagaye nyiri hostel yahamagaye kinabyo nzi ngo ngo tujye kukureka ngo uryame hano ngo ariko ngomba gukora ngo booking sibyo ngo kwa mbere ugomba kujya ku kigo ugakoresha booking akakubookinga akagushyira muri system ko ntabwo twakureka ngo ukomeze ubemo hano utari muri system. Oh my god. Ntacyo rwose ngiye nshaka ahantu ho kwiruhukira niba muri mushyire muri cave niba mushyire muri magaze adono nshaka kuruhuka kabisa kuko nari maje kuruha washishise seme yanyishe numva abantu mvuga ati mana yanjye ibi ni ibiki koko abantu sha mu rwene ndamba kubita text ndavuga ati sasa ngiye nahageze ariko ndananiwe kabisa mbekanye nano ndi kuba n'iki urumva shima Imana ko ngeze mu gihugu amahoro n'iki abantu ubundi ati ntabwo nanyweye ji gusa ubundi nirambitse gutyo ku buriri ntabwo ari uburiri ni agatanda kabutara nk'ubwo muri secondaire nibwo bwa buri muri hostel rwose sinabeshye abantu ndirambika nyine ntabwo namenye igihe nasinziriye nahise nsinzira ubwo hari kuwa gatandatu nyine tunageze kuwa gatandatu nyoka ku cyumweru ewana nabyutse saa saba za nimugoroba kuko ukuntu narushye nyine impamvu nasinziye ndyama nk'umupfu sanga mu rugo bampamagaye bari kumbaza tubeze biteye kutigeze tubwira n'iki avuga ati ubundi bwo mbyutse narindushye n'iki cyaze bro byari birenze ubwo nisigaye cyari kwibaho ari njyewe noneho nirwanaho ni papa nima mu bintu byose ewana ubuzima ni danje ariko nyuma nyine iminsi igenda yicuma ngenda ntangira kubura n'abantu muri hostel b'abanyarwanda ariko twajya dutiye gutembera nyine urumva umuntu ajya gutembera wageze hanze mushaka gutembera nyine n'abandi nyine n'abandi batipe twari turi kumwe kabisa umaje kumenya nabo ngabo nyine nabo b'abanyarwanda bashyashya nabo nyine n'iki gutembera ahantu twanyura ababore imbwa buri kanya zikadazimuka zikamuka zagatakose imbwa zazo nazo ni indasiste zifite rasizwe kuko ikindi twiyo tunyuzeho gusa zitazimuka kandi abandi bantu banyuraho ntizimuke ati uri imbwa bayerekwe yana kumanja nta mikino yati kumanja koko so abantu mu nyine icyayi gikurikiyeho ko ari ukwimenyereza ariko ibintu byera bikaza nyine ubu ngubu waciyemo imyaka n'imyaka umuntu yaramenyereye n'iki urwo ni rwo rugendo nagize ntago rwari urugendo rw'amata n'ubuki to be honest kandi no kuva muri icyo gihe no kumenyera it was really hard actually kugira umenyere n'ubu ngubu hari ibintu bimwe ntazi kuba nta kirimi nyine nta kirimi iki giporenye kirakomera shaho ibintu byose ari mu giporonye abantu benshi nta cyongereza bazi ibintu byose nyine ni ukwihigira tu so it's really not easy but bigera bikaza rero umuntu akamenyera. So guys, that's the end of my story. Ndashaka kubabwira muri make nyine ukuntu byari bimeze ko hari ukuntu abantu bajya bagira ngo kuzana ibintu bibi byaroroshye ariko wapi. Ndashaka kubabwiriza ngiye story yanjye ko byari bimeze abantu and yeah, that's the end. Nongera kubibutsa mukore subscribe, sharing our video, liking, in comments if you need something mujye mushyiramo kabisa ibyo muzamusaza tubakorera. So mwakoze kubana nanjye story yanjye ariyo ngiyo reka tuzahora ubutaha. Anyway, that's it.
turabemera cyane. Once again, this is Arya and Arno YouTube channel. Keep subscribing, keep sharing our video. Turabemera cyane. Bye.